narahageze rero kuhagira niba ari ikintu nahageze ndahakubitirwa, nahageze nahinamiranye amaboko kubitiwe kwa soboko ya ibintu bikomeye. Ariko tukiri aho ngaho hari ijambo kwa mukecuru bigeze bambwira neza isaha njya mubwira nti Imana izamurengere ntazagira umukobwa uribwirwa kuko twe twarakijijwe tumenya Imana. Yigeze ambwira ngo azaryama sinzire ari uko icyo mbwegetse kinurikanye kinciye mu mbavu. Ndashimira Imana ko muri ubwo bihe byabayemo ntigeze muhangara ngo mutuke cyangwa ngo mubwire nabi, kuko cyari ikintu yajyaga ngakorera bakazana be cyane, bamwe arabakubita, ariko ndashimira Imana ko njye nahavuye natandukanye nawe ntamukubise. amaboko yakubitaga Arabakubita no utuye gato ari uwigeze kumukubita umusiramukazi amukubita umwuka uvuyemo ubugara kubita bugahanga. Nabwo noneho bakaba baragiraga umwana w'umukobwa wari warahabyariye mu rugo, uwo mwana w'umukobwa arakabyara ahinguye, niko navuga. Ibintu byose yakoraga ibintu nanjye ubwoba bukanyicaho ndyamyaho. Ibyo ndashaka kugira ngo mbwire ngo mukecuru arayiberaga umudiyakoni, muzehe yari mwarimu. Ibyo byambagaho byose yabikoraga gutyo, ari umudiyakoni ari mwarimu, n'ubu ni umudiyakoni mabukwe wanjye. Ndangije ndabyibuka igihe kimwe cyaje kumbabaza, numva ngize umubabaro, numva sinzi ukuntu bimbereye. Nibwo yahagurutse arangije arabwira ngo muramuha ibyiki, ninde uzamuterura amujyana muri toilette? arinde Mabukwe ngo bari bagiye kungaburira umwana ahishije, kana kabo kitwaga Donati. Arambwira ngo muramuha ibyiki ko ari ibyo kurya, ninde uzamuterura amujyana muri toilette? Biryo babisubizayo, n'ubundi babisubizayo ntariye. Ubuzima ngeze mu rugo buranshanga. bwagucanze gute? Ubuzima bwarancanze, naragiye umugabo turananiranwa. Turananiranwa, muri uko kunaniranwa rumva ni kwa kundi ushaka utabajije Imana. Nahise mvuga ngo uru rugo ninjye warwihaye, nta muntu wari umpaye, n'ababyeyi ntibaruzi, umuryango nturuzi, reka mbaho muri ubu buzima. Nabayemo muri ubwo buzima, bamwe ari urugo nkubitirwamo, bamwe ari urugo ntambarirwamo ubusa. Njyewe kenshi nakubitirwaga gusenga, kuko nubwo narwinjiyemo nari umukristo. Umugabo ejo nkajya kubona nkabona yagiye mu bagore mu bakobwa, akaba aribwo twicaye bakamukajya ko nkabona cyuye impano ngo bamukoreye anniversaire, ari abagore cyangwa abakobwa, akambwira ngo kanaka. Rimwe na rimwe nza kubaza Imana ngo ibi bintu ni ibiki? Imana irambwira ngo urwo rugo sinaruguhaye. Ni Imana yabikwibwiye? Yarabinyibwiriye. Ndavuga nti uru rugo se warumaye? Irambwira ngo sinaruguhaye. Mbyara umwana wa mbere nakubiswe mvuye gusenga muri ADPR mu Kabagari. Mbyaye umwana wa gatatu nahuye n'ibikomere wa kabiri. Nahuye n'igikomere gikomeye cyane, mura n'intambara zikomeye. Aha niho nahise mvuga ngo ibyanjye birarangiye. Ndabyibuka mu isaha y'isa 8 nibwo ngo naje kumera nk'umuntu upfuye, sa nkumera nk'umuntu uvuye mu mubiri. Ariko sinapfuye kuko urumva ni koma nari ngiyemo. Nagiye muri koma, maze kujya muri koma, imvura umugabo ahita ahamagara iwacu arababwira ngo arapfuye. Ubwo mama yahise azamuka araza n'abavandimwe n'inshuti n'abandi bumva ko baje kumutabara. Nari napfuye n'amaye nk'uwagiye, nagiye mu masaha y'isa 8, nongera ngaruka mu isaha y'ejo yindi saa 8. Umwana ari uvuze ngo mama mumutekere icyayi, ngarurwa n'icyayi. Nikanguye mbona abantu mu rugo bahari, nikangukira mama hari, nikangura mbona abantu benshi bari aho ngaho. Kuvuga ngo iyo babaga bagiye guhinga kure bakansiga hanze, aho bansigaga imvura yaranyagiraga. Ndakuvuga ngo bansigaga hanze, aho bansize imvura ikanyagira, niba bagiye guhinga hari ku mpeshyi nk'uko bakansiga ku zuba aho nicaye,
ni ukuvuga ngo habaga ari aho ntabwo nahagurukaga, ntabwo navugaga, ntabwo nabashaga kwinyegambura. Urumva buri kintu cyose naragikorerwaga. Imana yarahandindiye. Ngashimira muzehe, niba azabasha kunkurikira no kunyumva azabamenye ngo ndamushimira. Muzehe data bukwe ndamushimira, Imana imuha umugisha. Mama yajyaga nzanira ifu y'igikoma, akayinzanira ko ntabwo twari duturanye, cyangwa akanzanira n'ibindi, akaza ariko sinakubwiraga ngo namenyaga yarashize iti. Nari mfite n'umwana ntabwo namenyaga ngo yanyweye igikoma, nari mfite umwana sinamenyaga ngo yariye, nari mfite umwana sinamenyaga ngo byagenze gute. Nta kintu wabashaga kwimarira. Nta kintu nabashaga kwimarira, nta n'ikintu nabashaga kwikorera, gukarabaho n'ubimbaze, kubumva n'uwa muntu uri buguharabye, nta muntu uri mugire gute. Ngo wabo yaba yaje yabavuye Kigali, ubwo nabaga nagiye mu cyaro niho nabaga iwabo, yaba yaje akamfata akaza kamagarara hejuru akandeba gusa, kagenda akavugana na mama we, sinamenyaga ngo amusigiye amafaranga angana atya, sinamenyaga ngo hari ikintu avuze, ngewe ntabwo nari ngo umuntu ashobora gusigirwa amafaranga. Ibyo ntabyo nari nzi. Mugabo yatwaraga imodoka ya se wabo, urumva we yarafite amafaranga. Ariko ubwo ntumbaze ko kenshuro nyinshi ahoraga ambwira ngo umukobwa kwa runaka yamuboneye ngo barashaka kumushyingira, bamuhereza imodoka cyangwa moto, mbese agahora anyereka ko ngomba kujya kugurisha iby'iwacu nkamuzanira nawe. None se barashaka kumushyingira we yiyerekanaga nk'umusore? Ya, niko byari bimeze. Abo rero bose twakoranye uwo murimo baramerekeje yakorari mu kugaruka, tugaruka ku rusengero. Icyo gihe rusengero nasengeragaho bahitaga ku gitare cy'umwuka, n'uwo pasiteri waho aracyahari mu gace ka Kagugu, aho biti Gacuriro. Twasengeraga ku gitare cy'umwuka, twaraje batwakirana n'umuryango, korariza twazanye turaririmba dukora umurimo, nubwo nagarutse mu rugo. Niho nahise mvuga ngo wa mugore mbere yo kunsengera abanza wisengere kandi ukiranuke, ugenda ubohora uriya mugabo wafungishije, ko umugabo wawe niwe wamwiciye, we n'umupasiteri mubana w'umugabo wawe. Urumva ko hari ibintu byinshi byari birimo mu nzira. Ubwo navuze gutyo bikanga ko mnyize, ndongera mbikirage. Reka mbasuze kandi bifurize kugira ibihe byiza, mwe mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri B-Light TV. Amahoro y'Imana abane namwe. Njye muri kumwe ni Jack Domo. Ikiganiro ni inzira y'umugenzi. Mu kiganiro inzira y'umugenzi dufite umutumirwa, watwibwira? Amazina ni Twiduhaye Alphonsina. Ni? Uwiduhaye Alphonsina. Uwiduhaye Alphonsina. Yego. Ndi umubyeyi. Nshumbitse ino Kadasumbwa nyine, karere ka Rwamagana. Ndi umumama nyine ukuze, namwe murabibona, ufite abana 6. Abana? 6. Kudasa nabo. Ndasa nabo, bajya bavuga ngo iyo uri muri Kristo Yesu nta gusaza. Ikindi cya kabiri burya ikintu naje gusanga gisajisha abantu n'ibyaha. Ariko iyo wabyirinze gusaza ntabwo bibhaba. Rero jya ugerageza kuganira ureba na hariya, cyangwa niba ngombwa mbere njye kwicara imbere kugira ngo haza gutuma utarebana n'abantu. Turareba. Yego. None uzi gusenga? Yego. Yego. Wadusengeraho gato ubundi twinjira mu kiganiro. Yego. Turagushimye Mana yacu, turagushimye Mana ikomeye, turagushimye Mana ifite ubutware n'ubushobozi, urera urakiranuka n'iryo zina ryawe. Tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye, tugushimiye yuko watwemereye ko tugera kuri iyi cano. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe niryamamare, izina ryawe nirigere kure ku bari hafi ndetse no ku bari kure. Abanyarwanda n'abari hanze y'iki gihugu batwumva bose turabasengeye kugira ngo Mwami Imana yera niba bumva iki kiganiro, Uwiteka Imana Nyiringabo bakigiraho kibakura naho kibashyiza. Turagushimiye kuko uri Imana ubwawe ibasha kuturinda, twebwe ubwacu nta muntu wabasha kuturinda. Muririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo umurinzi, ngo Uwiteka atabaye maso umurinzi yabira amaso ubusa. None Kristo tugushimiye ko waturinze mu myaka yatambutse kuba tugejeje kuri iyi saha. Yaba atari wowe ahacu haba haribagiranye, ariko tugushimiye ko uri umukozi w'umuhanga kandi uri umwami w'abami, izina ryawe nirihimbazwe. Rero mwami w'abami, rero turakwinginze kugira ngo ubane natwe muri aya masaha kandi udushyigikire muri uyu mwanya, muri uyu murimo turimo, udushyigikire amavuta y'Imana twomeho, imbaraga z'umwuka wera zituganze mu izina rya Yesu. Urakoze urakarama kubikoze none n'ibihe bidashira. Amen. Amen.
yego rero nk'uko mubimenyereye cyangwa se nk'uko mubizi murabizi ko mu kiganiro inzira y'umugenzi naho twakira umuntu akatubwira amwe mu mateka yaranze urugendo rwe yagendanye n'Imana, mbese akagerageza akatunyurira mu ncamake imwe mu nkuru ye cyangwa se bimwe mu byaranze ubuzima bwe. Hari igihe bivamo impamvu y'ibyiringiro byo gukomera mu Mana kwawe wowe udukurikiye muri aka kanya. Ubundi uri mu mugi? Njyewe ndi umukristo, nsengera mu itorero rya ADEPR hano i Rwamagana, mu itorero rya ADEPR Intunga. Ndi umukristo waho, ndi umubyeyi w'ibana n'abana banjye 6. Yego. Ubwo rero Yesu rero yagiye akomeza kutuba hafi, akomeza kugenda anyiyegereza, arandinda mu bihe byose, mu nzira zose nagiye nshamo. Imana yagiye ikomeza kunyiyegereza, ntabwo yigeze insiga. Twagiye tubana mu bihe bikomeye, tugenda tubana mu ntambara nyinshi, ariko Uwiteka tuba bugufi. Nagiraga umuririmbyi ukunda kunkomeza, wakundaga kumfasha cyane, uvuga ngo no mu byago nzaririmba, ngo kuko umwami Yesu ankunda ndamahoro. Yego, ubwo kuvuga ngo uyu muririmbyi iyo umufite ugenda wumva ko Yesu agukunda, ugenda wumva ko Yesu muri kumwe, ugenda wumva ko Yesu ari urugendo rwawe rutuma rukurinda ibindi bibi byose n'inzira mbi ugenda ucamo. Mu rugendo rwanjye rero rukomeye nabasha kuvuga, navuga ngo mu rugendo rwanjye rwankomereye cyane, twabaye urugendo. Mu nzira yanjye y'urugendo rero rukomeye, naje kugira gutya nza gushaka ari ryo ngiye kubwira abantu. Burya iyo ushatse kenshi utabajije Imana bikubera ibibazo. Njye nashatse ntabajije Imana, nashatse ntabajije Imana, nashatse ndi wa mugore utarigeze, ko nahoraga mvuga ngo niba ntarize amashuri, nkaba nta kindi kintu nzi, ntabwo nari nzi gusoma no kwandika. Ntabwo nabyinjiyemo, narize ngeze nize wa mbere, mu wa kabiri mbona ntibinkundiye, n'imirimo yo nawe urabyumva, simbizi uko byangendekeye, nanjye nisanze ari uko bimeze, biba bivuye mu nzira. Ariko uyu munsi wa none tuvugana, ndabizi, ndafata Bibiliya nkisomera, nta muntu wabinyigishije usibye Imana. Iri niyo mpamvu mureba n'ufite Bibiliya hano, turaje dusome. Ariko iyo Imana yamaze kukuba bugufi, Imana yamaze kukwegera, iyo wayegereye ibintu byose birakunda. Ubwo rero naje gushaka, maze gushaka ndi wa mukobwa wishingiye. Ntabwo nashatse nkoze ubukwe, nashatse nishingiye. Ubwo maze kwishingira, ubuzima ngeze mu rugo buranshanga. Bwagucanze gute? Ubuzima bwarancanze, naragiye umugabo turananiranwa. Turananiranwa, muri uko kunaniranwa urumva ni kwa kundi ushaka utabajije Imana. Twaranagenda ashaka, maze gushaka umugabo turabana, mbabyaye umwana wa mbere. Ndabyibuka nari nagiye gusenga ahantu mu Kabagari ku rusengero rwa ADEPR mu Kacyiru. Nibwo natangiye kugera mu rugo, mbona amakosa y'umugabo ntazi ubwanjye. Ndavuga ntayiko Mana, ibi bintu bimaze kundenga. Rero ndashimira Imana yuko Imana yamaye imbaraga, ima gukomera. Nahise mvuga ngo uru rugo ninjye warwihaye, nta muntu warumpaye, n'ababyeyi ntibaruzi, umuryango nturuzi, reka mbaho muri ubu buzima. Nabayemo muri ubwo buzima, bamara urugo nkubitirwamo, bamara urugo ntambarirwamo ubusa, ariko Yesu akandinda. Wakubitwaga se uzira iki? Ntabwo wageragezaga kumenya impamvu? Njyewe kenshi nakubitirwaga gusenga, kuko nubwo narwinjiyemo nari umukristo, nakugeragezaga gusenga. Igihe kiragera
kimaze kugera n'ubwo mbyara umwana wa mbere nakubiswe mvuye gusenga muri ADPR mu Kabagari. Icyo kintu cyinshi naziraga, ubwo hakaba intambara zikomeye. Umugabo ejo nkajya kubona nkabona yagiye mu bagore mu bakobwa, akaba aribwo twicaye kajya kona nkabona cyuye impano ngo bamukoreye anniversaire, ari abagore cyangwa abakobwa, akambwira ngo kanaka. Rimwe na rimwe nza kubaza Imana ngo ibi bintu ni ibiki. Imana irambwira ngo urwo rugo sinaruguhaye. Ni Imana yabikwibwiye? Yarabinyibwiriye. Ndavuga nti uru rugo se warumaye? Irambwira ngo sinaruguhaye, ariko ntuzaruvamo igihe nzarukuvaniramo ndakizi. Rubyariramo umwana wa mbere, rubyariramo umwana wa kabiri. Cyokoze ndashima Imana ko muri izo nzira zose nagiye ncamo nakomeje gusenga mbana n'Imana. Imana nagiraga gutyo uko ngenda ndushaho gusenga, ndushaho kwinjira mu bintu by'Imana, ndushaho kugenda negera Imana cyane. Mbyaye umwana wa gatatu nahuye n'ibikomere wa kabiri, nahuye n'igikomere gikomeye cyane, mura n'intambara zikomeye. Naje kurwara rero, nza kurwara uburwayi butunguranye. Nza kurwara uburwayi butunguranye. Maze kurwara uburwayi butunguranye, aha niho nahise mvuga ngo ibyanjye birarangiye. Ndabyibuka uburwayi narwaye, ntabwo nakubwira ngo bumeze burya, kuko nafashwe numva ibintu bintondagira mu mutwe, nkumva ibintu binyirukanka umubiri wose, nkajya mfata umusatsi ngakurura nkajugunya umusatsi, nkongera nkafata umusatsi ngakurura nkajugunya. Urumva bwari ibintu bikomeye, byari ibintu utabasha kunyura mu nzira. Ariko bajya baca umugani ngo akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu. Izo ntambara nazibayemo, ariko ngahamagara mama. Ubwo burwayi nabubayemo ntagira umugabo atandi hafi ngo ndwaze, adashobora kugenda ngo mubone cyangwa ngo atahe mubone. Izo nzira nzibamo gutyo. Ndangije ndavuga ngo Mana ni wowe uri bunkomeze. Ndushaho gusenga Imana, ndushaho kwinginga Imana, ndushaho kuvuga ngo uko biri kose nzakomeza kubana n'iki n'Imana. Ndabyibuka mu isaha y'isa 8 nibwo ngo naje kumera nk'umuntu upfuye, sa nkumera nk'umuntu uvuye mu mubiri. Ariko sinapfuye kuko urumva ni koma nari ngiyemo. Nagiye muri koma, maze kujya muri koma, imvura umugabo ahita ahamagara iwacu arababwira ngo arapfuye. Ubwo mama yahise azamuka araza n'abavandimwe n'inshuti n'abandi bumva ko baje kumutabara. Nari napfuye n'amaye nk'uwagiye. Nagiye mu masaha y'isa 8, nongera ngaruka mu isaha y'ejo yindi saa 8. Umwana ari uvuze ngo mama mumutekere icyayi, ngarurwa n'icyayi. Nikanguye mbona abantu mu rugo bahari, nikangukira mama hari, nikangura mbona abantu benshi bari aho ngaho. Mama rero maze kukanguka, mama bukwe arangije ati mumufate. Mama ati mumu umwana wanjye mujyane. Mabukwe nawe ati ni mumu umwana wanjye mujyane. Urumva ko byo no kwishingira bye byamaze kuvaho, twe twaramaze gusaba, twaragiye kwerekana abana, twaraciye mu bintu bimwe byose twarabikoze. Imiryango yari imaze guhura. Imiryango yari yaramazije guhura, imiryango yari iziranye. Kuvuga ngo ubwo uvuga ngo ubukwe bwa mbere bw'ibanze twe twabukoze. Ibyo bintu biva mu nzira, bakomeza guhura n'intambara zikomeye. Ndangije ndavuga ngo ariko Mana ibi bintu ni ibiki? Musaza wanjye umwe niwe wabwiye mama, aramubwira ati rero reka bamutware, n'ubundi ni kwa sebukwe tuzajya tuhamusurira. Narahageze rero kuhagira, niba ari ikintu nahageze ndahakubitirwa. Nahageze nahinamiranye amaboko. Kubitiwe kwa sobukwe? Icyo mvuze gukubitwa ntabwo ari inkoni, kuvuga ngo umuntu agukubita inkoni gutya, oya. Ahubwo nagiye narahinamiranye amaboko, minamirana amaguru, najyaga mbasha guhaguruka. Muri ayo mezi 6 namaze amezi 6 minamiranye gutyo, mara amezi 6 n'amaguru ahinamiranye nahaguruka. Kuvuga ngo iyo babaga bagiye guhinga kure bakansiga hanze, aho bansigaga imvura yaranyagiraga.
ni ukuvuga ngo bansigaga hanze aho bansize imvura ikanyagira, niba bagiye guhinga hari ku mpeshyi nk'uko bakansiga ku zuba aho nicaye, ni ukuvuga ngo habaga ari aho, ntabwo nahagurukaga, ntabwo navugaga, ntabwo nabashaga kwinyegambura. Urumva buri kintu cyose naragikorerwaga. Imana yarahandindiye. Ngashimira muzehe, niba azabasha kunkurikira no kunyumva azabamenye ngo ndamushimira. Muzehe databukwe ndamushimira, Imana imuha umugisha. Bageraga gutya rero tukaba turicaye, muzehe akagenda akajya ku muhanda, akajya aho bacanye ibyiri, akotsa ikijumba, amara akotsa ikijumba akagishyira mu ikote, akaba ari cyo anzanira nkakirya nicaye aho. Mu gihe abandi babaga bagiye bantaye aho, abandi babaga basize, abandi babaga batanyitayeho, we rero yamenyaga ngo arotse icyo kijumba akakinzanira, akaba ari cyo ndariye, akaba ari cyo niririwe. Mama yajyaga anzanira ifu y'igikoma, akayinzanira ko ntabwo twari duturanye, cyangwa akanzanira n'ibindi, akaza ariko sinakubwiraga ngo namenyaga yarashize iti. Nari mfite n'umwana ntabwo namenyaga ngo yanyweye igikoma, nari mfite umwana sinamenyaga ngo yariye, nari mfite umwana sinamenyaga ngo byagenze gute. Nta kintu wabashaga kwimarira. Nta kintu nabashaga kwimarira, nta n'ikintu nabashaga kwikorera, gukarabaho n'ubimbaze, kubumva n'uwa muntu uri buguharabye, nta muntu uri mugire gute. Umuhungu wabo yaba yaje, yabavuye i Kigali, ubwo nabaga nagiye mu cyaro niho nabaga iwabo, yaba yaje akamfata, akaza akamagarara hejuru akandeba gusa, akagenda akavugana na mama we, sinamenyaga ngo amusigiye amafaranga angana atya, sinamenyaga ngo hari ikintu avuze, ngewe ntabwo nari nzi ngo umuntu ashobora gusigirwa amafaranga. Ibyo ntabyo nari nzi. Nta n'igihe mubana yigeze gute? Nta n'igihe tunabana yigeze ansigira abasirasiyo uvuge ngo nahashye nagize gute. Uzaba umunyamasezerano, burya amasezerano araharanirwa kandi arabagarirwa. No kuvuga ngo rero iyo utaramenya ko gusonza bibaho, ntabwo uzamenya ko mugenzi wawe yaburaye. Iyo utaramenya yuko kwambara ubusa bibaho, ntabwo uzamenya ko umuturanyi wawe yambaye ubusa. Oya, ahubwo uzabanza wambara ubusa, uzabanza usonze, numara gusonza uhindukire, uzugire gute, uze nawe ugabo, nimara kukwambika cyangwa ikakugaburira, uzamenya ngo buri uriya mwana w'umuturanyi ubwo yambaye ubusa, nzi kwambara ubusa uko bimera. Nubona umugore mugenzi wawe wambaye ubusa, uzamenya ngo uriya mugore wambaye ubusa, nanjye kwambara ubusa narabwambaye. Mu myambaro itanu mfite cyangwa itatu, ndeka mfatemo ibiri muhereze. Njyewe nambaye ubusa ku rwego nigeze ntaho ubukwe bwa murumuna wanjye ntiyi igitenge, kandi mfite umugabo yitwa ko ari umushoferi. Ariko tugaruke uburyo burwayi ntabwo ushyizeho conclusion. Uburwayi okay, buriya burwayi rero naraburwaye, mburwara amezi 6. Mburwara amezi 6, ariko hagati aho ngaho njya kuburwara, Imana yari yaranteguje ariko sinamenye icyo nzarwara. Yari yarambwiye ngo nziye kuzakwigisha ikintu bita umuntu, kuko mu buzima bwanjye n'ubu uyu munsi wa none nubwo yanyigishije icyo kintu sindiga umuntu. Ntabwo ndamumenya. Umuhanzi bita Kimanuka niwe wavuze ngo umuntu ni ishuri ritarangira, ntabwo wakwiga umuntu ngo umurangize. Icyo gihe Imana imbwira ngo ngiye kukwigisha umuntu, nakundaga abantu bita kwa mabukwe, narabakundaga cyane, nkumva muri nge ntacyo narya mbacuze, nkumva mwambaro nta wambara amabukwe atarawambara, ariko kumbi wo ntago bankundaga. Burya rero kujya mu muryango utagukunda, utagushaka, biragatsindwa n'Uwiteka. Ni intambara mu yindi, ni icyo wakora cyose ntago bashobora kugira gute kunyurwa. Ya ubwo icyo gihe rero narwaye ubwo burwayi, fata urumva bahise banjyanayo, ntabwo napfuye, ariko muri ubwo burwayi nagarutse, mva muri iyo koma nagarutse nahinamiranye nabibabwiye. Muri uko guhinamirana rero amezi 6 uhinamiranye, wicaye ahantu utari bukubure n'umweyo, wicaye ahantu utari bubashe gusubiza kujya mu gikoni ngo uteke, wicaye ahantu utari bugenze bigende gutya. Noneho bakaba baragiraga umwana w'umukobwa wari warahabyariye mu rugo. Uwo mwana w'umukobwa arakabyara ahinguye, niko navuga. Ibintu byose yakoraga ibintu, nanjye ubwoba bukanyica aho ndyamyaho. Mabuka akambwira ati buriya jya umwihorera, ni kuriya natwe tumutunze, ni kuriya ameze, atari ku mwana ukurikira inda zavuyemo, ati ngo agire ukuntu avuka wenyine. No. Ubwo byagendaga gutyo,
mukecuru mama wanjye yabaga yazanye ibyo yanzaniye byo kunywa cyangwa byo kurya ari byo nabaga hari nawe kuko yabaga wenda arabazi simbizi ariko nko kuvuga ngo reka mufashe mbafashe umwana wanjye akamufasha ariko ubwo urumva ibyo byarazaga byose umwana w'umukobwa byazanye byose agahita ashyira mu cyumba cy'agakinga. ni ukuvuga ngo yafungaga icyumba cye n'ibyo n'ibyakabaye byaturamiye byose bagakinga. urumva niba bansize aho mu mvura bakaba bansize hanze mu gitondo bagiye guhinga ntabwo basize batetse cya gikoma nibure ngo nywe ntibasize batekeye umwana. ababo bamaze gukura n'uwo mwuzukuru wabo wari uhari uwo yagombaga kugenda nyina ntiyahingaga nyina ntiyageraga icyo akora we rabyukaga agatekera umwana w'igikoma icyo yashyize muri teremusi ikindi bakanga agashyira mu cyumba agakinga. ubwo buzima mbubamo amezi 6. agakingira na teremusi igikoma gihiye umwana we akamugaburira. nakubwiye ngo najya ndya ikijumba muzehe yokeje na kyakasikiza nagihishe mu ikoti. urumva ko iyo bamenyaga ko ibyo bintu yabikoze nabwo byabaga intambara byabaga induru. rero aho hantu narahabaye muri ubwo buzima nanyagiwe n'imvura hanze ubugira gatatu nari mfite umuntu uri bunterure nafite umuntu uri bumpagurutse nafite umuntu uri bugenze gutyo nkavuga ngo no kuba banyagije ubu bibayeho ndakarabye. nabaga nkarabye ariko nabyo nabishimiraga Imana kuko nabaga nkarabye nabaga nkarabye nabaga numva muri njyewe hari ikintu Imana ikoze. ubwo baba bari bugende babona izuba ikirere gisa neza n'ubundi ngasigara hanze izuba rikandengeraho izuba rikanyiriraho ariko ubwo hakagira baza mu rugo bakaza baze gusenga hakagira baba baje bakaza baje gukora umurimo. ariko ubwo nabwo tukiri aho ariho naje gusanga ubwo urumva bahamagaraga umuryango wanjye bimeze gutya dukeneye ibi bakabitanga ibyo babasabye bakabitanga ariko ibyo babasabye simbibone. ibyo nabonaga niba ari ayo mafaranga batse basaza banjye niba ari uko bababwiye mama icyo bakeneye mama akabara ayo mafaranga arayatse kenshi niyo bakaga. rimwe rero nza kwicara numva ngize umubabaro mu mutima sindi buvuge sindi bugire gute. hari haje itorero rije twari baturanye naryo. igihe ndashaka kugira ngo mbwire ngo mukecuru arayiberaga umudiyakoni muzehe yari mwarimu. ibyo byambagaho byose yabikoraga gutyo ari umudiyakoni ari mwarimu n'ubu ni umudiyakoni mabukwe wanjye. ndangije ndabyibuka igihe kimwe cyaje kumbabaza numva ngize umubabaro numva sinzi ukuntu bimbereye. nibwo yahagurutse arangije arabwira ngo muramuha ibyiki ninde uzamuterura amujyana muri toilette. arinde mabukwe ngo bari bagiye kungaburira umwana ahishije kana kabo kitwaga Donati. arabwira ngo muramuha ibyiki ko ari ibyo kurya ninde uzamuterura amujyana muri toilette. biryo babisubizayo n'ubundi babisubizayo ntariye. ndicara gutyo ubwo buzima mbubamo. umuhungu we n'ubundi yari wa muntu ameze wumva nyina cyane ameze nkaho aza bakamubwira ibyo bamubwira ko ndetse ndi bumubwire ngo barakubeshya ndacecetse. n'ubundi mu buzima busanzwe ntago twari tubanye neza ariko n'ubundi akabyuka akagenda ukabona nta kintu bintwaye avuga ngo kubera ko ibi bintu ari n'ubundi nabyishyizemo nzabibamo. nta ruvugiro nari mfite kandi buryo udafite uruvugiro uraceceka ibintu byose userayo. sinari butake sinari bugire gute navuga uko biri kose ngiye gupfirayo nihangane nkomere. ubwo icyo gihe kiba kirarangiye kiva mu nzira ndakomeza mbakomeza ndarwara muri ubwo buzima ndakomeza ndaremba baza gusenga bagasenga ariko icyaje kunyereka ko ari Imana. bamwe baje kunsengera bansengeye Imana niho nahise numva nuzuye imbaraga ntazi aho zivuye. nibwo Imana yahise imbwira ngo bwira kanaka gutya ndangira kubahanura. ntangira kubahanurira. ubwo maze guhanura abo mpanurira harimo mu mama. impano z'ubuhanuzi zatangiriye? oya ntabwo ariho zatangiriye n'ubundi nashatse nzifite zaje ndi umukobwa. ubwo urumva ko n'ubundi impano zaje uwo mwanya naje ijwi ryanjeho yishaka ko ngira ngo mbwire
abari aho ngaho baje kunsengera. Ariko hakabamo umumama wari umushumba yarishe umugabo we afatanyije n'undi nanone byo kumwica baramushyingura, afatanya n'undi mugabo nawe washakaga iryo torero. Iryo torero rero bamaze kurifatanya, wa undi bafatanyije kwica umugabo we niwe bahindukire barashakana, barahindukira babeshyera undi mugabo wari urimo umupasiteri, baba ari we bafungisha, bavuga ko pasiteri ari we wishe umugabo wo nguwo, barabapasiteri bombi. Aho rero niho Imana yangobotoye ururimi, yagira ngo urwo rujijo kuko ntago bari banzi ruveho. Niho nahise mvuga ngo wa mugore mbere yo kunsengera abanza wisengere kandi ukiranuke, ugenda ubohora uriya mugabo wafungishije, kuko umugabo wawe niwe wamwiciye, we n'umupasiteri mubana w'umugabo wawe. Urumva ko hari ibintu byinshi byari birimo mu nzira. Ubwo navuze gutyo bikanga ko mnyize, ndongera mbikirage, ndaceceka mbaho gutyo. Barasenga barataha, abandi bakajya baza nimugoroba kwa mabukwe, bajyaga bararabanzengurutse, bamwe bakarabicaye abandi bicaye aha, abandi bicaye aha, ngo barebe komfa cyangwa se ndi buvuge. Ijoro rimwe rero ntajya nibagirwa, Imana yankoreyemo igitangaza, niho bavuze ngo bagomba kunjyana mu bapfumu bakajya kumvuzayo, kuko muzehe avura ibintu bya kinyarwanda. Urumva ko bari banjyanye wowe agira imiti ya kinyarwanda, yajyaga agira gutya akaza akayinkubita, yindi akayinkubita mu bitugu, yindi akayinsegura, ngo nibyo banteje. Igihe kimwe rero bamaze kuvuga turamujyana mu bapfumu, turamujyana kumuvuza, turamujyana kugira gute, niho nasenze Imana mu mutima, ndayibwira ngo njyewe ubwanjye sinigeze mbona mama araguza, sinigeze mbona data araguza, sinigeze mbona abapfumu iwacu. Ni iki gitumye njye mu bapfumu naragukoreye? Ndashimira Imana rero yankuye muri ibyo bihe. Ubwo mu gitondo bari bamaze kuvugana n'umupfumu naho turi bugeni, nka bari bamaze kuvuga ngo bazatanga y'ibara rimwe, inka y'ibara rimwe. Njye mbwira abantu ngo umupfumu nta cyiza cye, komera ushikame, Yesu niwe uzakugirira neza. Ibyo biva mu nzira. Iryo joro bose nibwo nabaciriye isiri n'imitwe, babwira ngo nibajye kuryama. Bajya kuryama, babibona ko mbirukanye bakajya kuryama. Nibwo nasenze Imana, bose bagiye kumva bumva ngiyewe ubwanjye ndimo ndahimbaza. Cyokoze uwo mukobwa wari warabyaye niwe twari turi kumwe, ari uri hafi aho, yagiye kumva yumva ndimo ndahimbaza n'amashyi, nkoma amashyi, mbyina. Nanjye ntabwo nakubwira ngo nakize gutya. Nacyo nzi cyo nuko nagiye kumva umuntu arimo arafata amaboko yanjye, arimo arayagorora, nkumva arimo arakubitamo nk'inyundo, amagufwa yasubiza mu mwanya wayo, kuko mu kuyagorora naratatse cyane, numva ndababaye. Nabo barabyuka, babyutse basanga ndimo ndahimbaza, kujya mu bapfumu mbicika gutyo. Ntabwo nigeze mbajyamo. Nakize iryo joro bari bavuze ngo baranjyana mu bapfumu. Niho Imana yanyijije, n'ubu ngubu ndabwira Imana ngo yarakoze. Niyo mpamvu kugira ngo ntatire igihango cy'Imana byava kuri, kuko njye nabonye imirimo y'Imana. Abantu benshi ntibajya bemera ko Imana ibaho, ntibajya bemera ko Imana ikora, ariko Imana irakora. Njyewe narayibonye, nabonye Imana ikora nta shinge nta rugero. Ubwo bihe rero nabwo Imana yanyizaga, byabaye ngombwa ko maze gukira, ndi umugore wabaye, kugira ngo ngaruke mu mujyi wa Kigali nze njye mu rugo rwanjye, naciye inshuro. Urumva guhamagara umugabo ngo nyoherereze itike, reka ibyo ntibyari murebaga. Ubundi mutabanye neza. Ibyo nta n'ibirenze nuko byari bimeze. Kurumva we yiberaga muri abo bamuha amaniveriseri, muri abo bamuha ibiki, akaza akambwira ngo umukobwa wo kwa kanaka ngo papa we yamubwiye ngo amugurire moto, ngo amuhe iki, ngo none ngo arashaka kugenda. Amubwira nigenda rwiza. Numva ntacyo byandwagaho. Rero icyo genda byuka nahingiye imyumbati, mingira ibishyimbo, nahingiye buri kintu cyose numvaga cyashobokaga. Mbona itike ingarura, mbona n'ibyo nzana mu rugo iwanjye kwanza. Urumva nabonye itike ingarura, mbona n'ibyo nzana iwanjye. Ndabyibuka ko naramaze gukira, nakoze umurimo ukomeye cyane. Nahise makora umurimo, nahavuye kuri iryo torero habatijwe abantu benshi. Abo twari kumwe harimo umuvugabutumwa bitaga Murisa, wenda azambona cyangwa se azagira ate bihere ko no kuzamusuhuza. Murisa yakoze umurimo ukomeye.
baraje rero turabana muri iryo torero, mfasha abantu benshi barakizwa. Bamaze gukizwa, fonda yo korari irazamuka, tugikora umurimo ukomeye. Abo rero bose twakoranye uwo murimo baramerekeje ya korari mu kugaruka, tugaruka ku rusengero. Icyo gihe rusengero nasengeragaho bahitaga ku gitare cy'umwuka, n'ubu pasiteri waho aracyahari mu gace ka Kagugu, aho bita Gacuriro. Twasengeraga ku gitare cy'umwuka, twaraje batwakirana n'umuryango, korariza twazanye turaririmba dukora umurimo. Nubwo nagarutse mu rugo, kugaruka mu rugo rero niho intambara zongeye ziraba, nkomezanya n'intambara zikomeye. Nibwo nahise nwita umwana wa gatatu ariwe bita Mugisha. Uwo mwana mu kumutwita naramutwise kwa kundi umuntu yabaga ndi umuntu witega nirukanka curuza ibigori nawe bicujije ku mutwe. Jya mbwira abantu ngo akazi kose burya uragakora kakubeshaho. Natwaye agataro. Gataro narakikoreye, nkajya ngenda mu gitondo nkarangura ibigori Nyabugogo, nkaza nkabiteka nkabijyana ku mashansiye nkabicuruza. Uko kubicuruza rero nishyuragamo inzu, narahahaga, nari ntunze mushiki we nawe ari mu rugo. Kandi bitavuga ngo we nta kazi yagiraga, oya yagiraga akazi kuko yatwaraga imodoka ya se wabo. Urumva ko ntabwo yarabuze amafaranga. Mushiki we yatwaraga oya umugabo yatwaraga imodoka ya se wabo, urumva we yarafite amafaranga. Ariko ubwo ntumbaze ko inshuro nyinshi ahoraga ambwira ngo umukobwa kwa runaka yamuboneye ngo barashaka kumushyingira bamuhereza imodoka cyangwa moto, mbese agahora anyereka ko ngomba kujya kugurisha iby'iwacu nkamuzanira nawe. None se barashaka kumushyingira we yiyerekanaga nk'umusore? Niko byari bimeze. Igihe yerekana nk'umugabo yavuga ko ari umusore. Reka ubwo buzima rero tubabamo gutyo, ariko yagera ahandi kavuga ati ni ukuri Imana y'amahoro irandengeye. Ndashimira Imana rero yabaye mu ruhande rwanjye. Naje gutwita inda ya gatatu ariyo uwo Mugisha. Urumva kwishyura inzu byahise binanira, umugore usamye ahura n'ibibazo. Naje gutwita inda ya gatatu, njya mu rugo ndicara, gucuruza biranga, kugenda biranga, ibintu byose bivuye mu nzira. Naje kumanuka rero badusohoye mu nzu, badusohoye mu nzu, we yahise ahamagara iwabo arabwira ati ndaje mu rugo kandi nzanye n'umuryango kugira ngo nze bigende mbabona aho bashyira kuko nta bushobozi dufite bwo kwishyura. We yahise azana imodoka kuko yarayifite arabipakira, amaze kubipakira arambwira tuteguze cyangwa ubyihorere. Muvandi, niba ari ikintu cyankomerekeje ni uwo munsi. Icyo gihe byarankomerekeje birenze no kunkomeretsa, ariko yavuga yaraje afata imodoka aragenda aratwimura nyine atuzana kwa muzehe. Aho twarahaje, namanutse mfite inda y'amezi 4. Inda y'amezi 4 narahageze, yadusizaho. Ubwo yadusizaho yaragiye ntiyongeye kugaruka, yagarutse narabyaye umwana afite umwaka n'amezi 3. Urumva byari ibintu bikomeye. Ariko tukiri aho ngaho hari ijambo kwa mukecuru bigeze bambwira, neza isaha njya mubwira nti Imana izamurengere ntazagira umukobwa uribwirwa kuko twe twarakijijwe tumenya Imana. Yigeze ambwira ngo azaryama sinzire ari uko icyo mbwegetse kinurikanye kinciye mu mbavu. Iryo jambo ryarambabaje. Yashaka kumvikanisha ko nta mwana nwite. Ndashimira Imana ko muri ubwo bihe byabayemo ntigeze muhangara ngo mutuke cyangwa ngo mubwire nabi, kuko cyari ikintu yajyaga ngakorera bakazana be cyane, bamwe arabakubita. Ariko ndashimira Imana ko njye nahavuye natandukanye nawe ntamukubise. Maboko yakubitaga bakubita no utuye gato ari wigeze kumukubita umusiramukazi amukubita umwuka uvuyemo ubugara kubita bugahanga. Nabwo nibirebire nzababwira uburyo twabanye n'umugabo mara imyaka 8 ntarabyara. Kubwo wumva ngo mfite abana 6 ariko naharimo namaze imyaka 8 nge narabyara. Ubwo rero ntabwo nahanyuza ubwo cyo gika nzakibaha nyuma, n'ibyagiye biba nyuma ni ibintu ntahise ninjiranamo nabyo. Rero ngira ngo dushaka se twasubikira aha. Dushatse twasubikira aha
ubwo imana yo mu ijuru niyo ibizi. duhe rero nimero za telefone wakifuza ko muganira. Yego. Nomero yanjye ya telefone ni 07 34 40 82. 82. Ndasubiramo 07 8 34 40 82. Amazina ni Uwiduhaye Alphonsine. Uyu munsi wa none ntabwo mfite telefone ya WhatsApp, barayinyibye. Ubwo kumpamagara bisanzwe wenda biremera ko mfite gatushi, ariko uwampamagara kuri WhatsApp ntabwo nyiriho. Kiravuga ngo kumpamagara kuri WhatsApp ntabwo byemewe. Ubwo bazamamagara igihe Imana yashatse ko nongera nkabona telefone. Imana y'amahoro ibamera umugisha. Murakoze. Yego. Cyari ikiganiro Inzira y'Umugenzi, mwari kumwe na Jack Promo. Murumva tuzagaruka tubanyurizemo igice cya kabiri noneho cy'ubuhamya. Niho hari urugendo rwe rukomeye, niho harimo izingiro ry'urugendo rwe kugeza n'uyu munsi wa none tugere noneho uko abayeho. Ariko ngira ngo mbakumbuje igice cya kabiri cy'ubu buhamya bwa mwene data. Wakoze cyane ku mwanya waduhaye ndetse n'umwanya wafashe uganira n'abakunzi bacu. Imana igomba ngo tuzasubira ubutaha tugiye kuvuga ku rugendo rwawe n'amateka y'ikindi mu bice byaranze ubuzima bwawe. Ubwo zajya muri uko kumara imyaka 8 n'ibindi bitandukanye. Ndumva ndabakumbuje mu kiganiro cy'ubutaha. Mugira amahoro. Yego, Imana ibaho umugisha, namwe mugira amahoro y'Imana. Shalom.